Kodira TV ngiye kubasuza cyane wowe ukunze kandi ukwishimiye gano cyane tukugezaho umunsi ku munsi. Kora subscribe, like niba ukunda iyo tukugezaho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo dushyigikire nkatwe Kodira TV tugira ngo niwo mwanya kandi birashoboka unakurikirana gahunda zacu zose ibyo tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Turari twiteguye ngo tubuze gushimisha ngiye nitwa Confiance yo kugeza kukubwira ku bahanzi ubwoko banzi batatu ngiye nakubwira kuri Diamond Platnumz ni kiri kumuvugaho ndagomba kukimenya. Ikindi tugomba ndakubwira kuri Kiss Daniel ngo iheruka mu Rwanda ngira ngo afite amahiti cyane muri no minsi nyinshi cyane agiye akora mu ngo murabizi muzi boga muzi noneho afite n'indi ngoma shyashya yagiye ijya hanze rukende kuri TikTok ndetse n'andi agiye atandukanye nyiraco muziki w'uyu musore ngira ngo si byo gusa indi nkuru tugomba kugenda tukugeza muri rusange ni ya Yvan Buravan iki kimuvugaho ngira ngo hashize amezi abiri yitabye Imana. Hari byinshi cyane bikomeza kugenda bimuvugaho byinshi cyane no kugenda bigaruka ku mbuga zigiye zitandukanye, benshi bakomeza kugenda bamuvugaho byinshi cyane yagiye akora mu gihe yarakiri mu muziki bituma abantu benshi bagenda bamuvugaho. Byose tuza kubigarukaho muri rusange mu kanya gato kari imbere. Yes, ndagushimiye cyane ukomeza kugenda udukurikirana ukomeza kugenda ubana natwe mu byo tugenda tukugezaho bigiye bitandukanye. Ngira ngo nkuko nari maze kubibabwira gato cyane ngira ngo nahera ku inkuru ngira ngo yandi iri ku nyarwanda.com aho nyine nkuko nabibwiraga amezi arabaye abiri Yvan Buravan yitabye Imana ndetse yabayeho no kumusezera. Ngira ngo twagaruka muri zimwe mu nkuru zigenda zo mu bwonzi nyinshi cyane zigiye zitandukanye, gusa reka tugaruke kuri ngiyi yanditse ku Nyarwanda aho bagize bati azwi kuba ari we muhanzi nyarwanda wakoze amateka mu mpera z'umwaka 2018 ubwegukana igihembo cyitwa Prix Découverte gitangwa na radio y'Abafaransa RFI. Urukundo benshi bakundaga uyu muhanzi bagaragaye ko ari w'agaciro ku 23 Kanama 2022 nyine mu muhango wo kwizihiza ubuzima bwe kuko yavuzwe ibigwi birimo gukunda abantu, guca bugufi, gushyigikirana n'ibindi byaranze ubuzima bwe. Imyaka 7 yatangiye umuziki mu buryo bw'umwuga yari hagije ngo Yvan Buravan asezererwe nk'intwari mu muhango utarigeze ukorerwa undi muhanzi wari wese mu Rwanda. Yvan Buravan yasezewe nk'intore nk'umwana w'igihugu ariyo mpamvu uyu muhango wabereye ahasanzwe habera ibitaramo bikomeye ndetse akaba ariho yamurikiye album ye ya mbere ni aho ngaho nyine ni muri Kigali. Ihema risanzwe rijyamo abantu 3,000 ryari ryuzuye ndetse n'abandi benshi cyane ntibabashe kwinjira basubira mu ngo zabo bakurikira kuri televiziyo na YouTube. Ntibisanzwe ko umusore imyaka 27 yagwiza ibigwi bingana gutya agataha nk'intwari. Yarakunze nawe arakundwa by'ikirenga. Pasiteri Rutayisire yavuze ko ibi ari ikimenyetso cy'uko Yvan Buravan yabayeho ubuzima bufite intego kandi yasohoje ubutumwa bwe ku isi. N'amagambo nyine yagarutsweho na Pasiteri nyine Antoine Rutayisire ni Reverend Pasiteri uzwi cyane kandi ukunzwe n'abantu benshi cyane. Agira ati iyo yaba yarabayeho ubuzima bw'abanyarumogi, akabaho ubuzima bw'umujura, akabaho ubuzima bw'umuntu ugenda utera abakobwa inda cyangwa se akora ibindi bibabaza abantu, ntabwo tuba twicaye hano twaje kumushengerera gutya.
ibi ni ibijyanye bigarukaho nyine na Pasiteri Antoine Rutayisire, bavuga ati ibihe bya nyuma mu bitaro mukuru wa Buravan wamurwaje ubwo bari mu bitaro mu Buhinde yashimiye leta y'u Rwanda yabafashije kubona ubuvuzi bwari bukenewe kugira ngo ubuzima bwa Yvan Buravan burokoke. Ngira ngo nyinshi cyane byagiye byanditse cyane byagiye ko ku Nyarwanda.com kugira ngo wese yajya akaba yabikurikirana, gusa muri rusange akaba ari ibyo ngibyo twagenda tuvuga muri rusange, twagenda tugarukaho tuvuga ko nyine ni amezi yarabaye abiri yitabye Imana. Twavuga ko ari imwe mu nkuru iri kugenda igaruka igiye itandukanye, abantu benshi kugenda bavugaho ku mbuga zigiye zitandukanye muri rusange. Ngira ngo indi nkuru twagarukaho ni iya Diamond Platnumz icyo tuvugaho ni indi nkuru nayo nanone iri ku Nyarwanda.com. uyu nguyu nyine ngira ngo minsi ishize havuzwe ko yagiye gusura Zari Hassan, kugira ngo ni umudamu we ariko batandukanye, ajya kumusura nyine aho aba muri South Africa, ajya gusura n'abana be muri rusange. Ariko ibibazo yabajijwe n'abana be bagiye bamuhata ibibazo, akarisha imirimo imbere y'abana mbese bikamucanga, bikaba ibindi bintu bigiye bikomeye. Indi imwe mu nkuru ku Nyarwanda ivuga ati Diamond Platnumz icyamamare mu muziki w'akarere ka Afurika uherutse kubazwa ibibazo bikomeye n'abana yabyaranye na Zari Hassan, ari gusabwa n'abarimo mushiki we guhuza abana. Ngira ngo benshi bakomeza kugenda bagomba guhuza abana kuko urumva hari abafite na Zari Hassan n'abandi bagiye bafite ku ruhande, uvuga ati nagomba guhura bakamenyana. Mu mashusho yeretse gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yashyizwe hanze binyuze ku mbuga nkoranyambaga za Diamond Platnumz y'umuhanzi, agaragara yasuye Zari Hassan n'abana babiri. Abana bumvikana bavuga ko Zari yababwiye ko Diamond ari we watumye batandukana kuko afite abandi bana n'abagore. Uyu muhanzi agahakana agatsemba ko ibyo yumvise badakwiye kubyizera kuko atari byo. Nyine Diamond Platnumz agakomeza kugenda bihakana, gusa ibi yabikoze ahakanira abana ko nta bandi bana afite. Ntabwo kuri mushiki we witwa Esma yabyakiriye neza nk'uko yabitangaje mu nyunganizi yashyize kuri aya mashusho. Esma Platnumz yagize ati wabeshya abana, wagakwiye kuba wabwiye ko Tom Kaka ari umuvandimwe wabo, ahubwo banakwiye guhura. Ngira ngo uyu nguyu nyine yitwa Tom Kaka cyangwa se witwa Nasib Junior, akaba ari umwana nyine wa Diamond Platnumz mu cyangwa bakwiye kubahuza nabo bakagenda nyine bakamenyana nk'abavandimwe. Iki gitekerezo se wenyine wagitangaje kuko na mama we Dangote nyina wa Diamond nyine nk'uko kumuririmba cyane, nawe yagize icyo atangaza. Nyamara ubutaha uzabe umuhanga, wagakwiye kuba wabwiye ko Nasib ari umuvandimwe wabo, ntabwo wakoresheje ubutabera. Tuzabibwira Tom Kaka. Ngira ngo uyu ni nyina nyine ndetse na mushiki we bakomeza kugenda bavuga ati huza abana bagomba kumenyana. Nibyo ufite abo wabyiranye na Zari, ngira ngo ni Tifa na musaza we Tifa Dangote, avuga ati ni umuvandimwe wabo wundi ndetse n'abandi bakubahuza bakamenyana kandi bakabanakuza ukuri. Ubwo abana bamubazaga ibibazo bazati kuki mwatandukanye, Zari Hassan ababwira ati gutandukana kwacu wanyu niwe biri inyuma, niwe wabiteye. Abana nyine bakomeza kugenda bahata ibibazo muri rusange, ari byo twagenda tubabwiraho. Indi nkuru twagarukaho ni umuhanzi Kiss Daniel uherutse i Kigali, byatangaje ko agomba kujya kuririmbira muri World Cup cyangwa mu gikombe cy'isi kitegurwa kigiye kugomba kubera mu kwezi kwa Juni, kugomba kubera muri Qatar. Ariko ari imwe mu nkuru zikunda zigarukwaho
muri rusange. Ati bitezwe ko azarimba zimwe mu ndirimbo ze zikunzwe zirangajwe imbere na Buga yamuhaye igikundiro cyihariye mu rugendo rwe rw'umuziki wa 22 Nyakanga 2022. ubwo nyine nibwo agomba kuzaba aririmba nyine muri rusange, cyane cyane nyine indirimbo nimwe igarukaho yasohotse muri icyo gihe nyine agomba kugenda aririmba mu gikombe cy'isi. Nibwo uyu muhanzi yanditse kuri konti ye ya Twitter, bwandika kuri konti ya Twitter asaba abafana be n'abakunzi b'umuziki kumufasha gusengera kuririmbira indirimbo ye Buga mu gikombe cy'isi. Ngira ngo ni event ikomeye cyane, ubwo nyine yasabaga abantu kuza kumufasha nyine kugira ngo bizabe bigenda neza. Yagize ati mana yanjye ndashaka kuririmba Buga mu gikombe cy'isi, mumfashe kuvuga amen. Iri ni isengesho nyine Kiss Daniel yanyujije kuri Twitter ye, nyine ni tweet yashyizeho asaba abafana we kumusengera kugira ngo azaba yitwara cyangwa hanyura neza. Kuri ubu uyu muhanzi yanditse avuga ko Imana yasubije amasengesho ye, yemererwa kuzaririmba mu gufungura imikino y'igikombe cy'isi muri Qatar. Kuva yashyira hanze iyi ndirimbo izina rye ryaragarutse, atumirwa mu bitaramo bikomeye byatumye anakora uruhererekane rw'ibitaramo y'isi Afro Classic Tour yagejeje mu Bwongereza, mu Bwongereza, mu Amerika, Canada no mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo n'u Rwanda. Nyine imikino y'igikombe cy'isi izabera muri Qatar kuva ku cyumweru tariki 20 Ugushyingo kugeza mu 11 z'Ukuboza. Ngiye muri rusange ni inkuru iri trend cyane, bimwe mu bintu ni Grand Evaluation biteguye, ngira ngo nimisha bagomba kuzagenda kujya mu mikino rusange. Nyine tubabwira ko Kiss Daniel arimo bagomba kuzagenda bagaragara muri iyi mikino, ngira ngo ni benshi bagomba kuzagenda bayikurikirana muri rusange. Ni kintu bankubwiye nge nitwa Confiance, kugira ngo ni Code Lab TV show tugeze imyidagaduro kumuzibane natwe turi hari kugira ngo turari ngo tugushimishe, tugezeho byinshi cyane bitagiye ndumenya, tugezeho trend, twe dukora trend ibintu bizaziri kuvugwa zaziri hanze ako kanya tuzi kugezaho bana natwe. Stay touch.